Urabona iyi raronje yacu irimo ibikoko rwose ntibyabura, dore ngibi. Ibi binyenzi nibyo bishobora kuba birya insinga, ibi binyenzi uri kubona gutya, ibi binyenzi ni bibi cyane kuko bishobora kuba byarya insinga z'iyi raronje, bishobora kuyikoresha siriko. Rero bankwereke hano uburyo ushobora gufata raronje yawe ukaba wayikorera amasuku, ukaba washyiramo imbuma mo imbere, ikaba yarinda ibi binyenzi kuba byakwinjiramo. Ariko mbere ya byose manza ujye ku ishakiro rya YouTube ubundi wandikemo Isomo Tech. Numara kubona Isomo Tech uhita ukora aho handitse subscribe, urakuba ukoze cyane. Urabona iyi raronje yacu irimo ibikoko rwose ntibyabura, dore ngibi. Ibi binyenzi nibyo bishobora kuba birya insinga, ibi binyenzi uri kubona gutya. Ibi binyenzi ni bibi cyane kuko bishobora kuba byarya insinga z'iyi raronje, bishobora kuyikoresha siriko. Rero bankwereke hano uburyo ushobora gufata raronje yawe ukaba wayikorera amasuku, ukaba washyiramo imbuma mo imbere, ikaba yarinda ibi binyenzi kuba byakwinjiramo. Rero tugiye gufungurana tunigana isomo rya mbere ry'uburyo ushobora kwikorera ino raronje mu gihe yaba yapfuye, cyangwa uburyo ushobora kuyisukura mu gihe yaba yagiyemo ibinyenzi. Ibinyenzi ni bibi muri raronje, ibinyenzi ni bibi muri televiziyo, ibinyenzi ni bibi mu bintu byose. Rero nkwereke uburyo ushobora gufata raronje ukayifungura, wamara kuyifungura ukayikorera amasuku, wamara kuyikoreraho amasuku nkahita nkwereka uburyo ushobora gushyiramo imbuma, wamara kuyishyiramo ubundi ikahita wongera ugafunga ino raronje yawe, irinda isazi itongeye kwinjiramo ibinyenzi. Ibi binyenzi rero nibyo bitwika ino raronje, nibyo birya insinga, ndetse nibyo bishobora gutuma televiziyo yawe ishya mu gihe ucometse muri iyi myanya. Nta kindi rero, ubwo ufite toronovisi yawe urahita utangira ufungure nyine nk'ibisanzwe. Raronje yacu irimo ibikoko rwose ntibyabura, dore ngibi. Ibi binyenzi nibyo bishobora kuba birya insinga, ibi binyenzi uri kubona gutya. Ibi binyenzi ni bibi cyane kuko bishobora kuba byarya insinga z'iyi raronje, bishobora kuyikoresha siriko. Rero bankwereke hano uburyo ushobora gufata raronje yawe ukaba wayikorera amasuku, ukaba washyiramo imbuma mo imbere, ikaba yarinda ibi binyenzi kuba byakwinjiramo. Ingaruka z'ibinyenzi nuko zitwika, izi binyenzi nuko zishobora gufata inyo myanya ya raronje, ubundi ibinyenzi zabinyaramo muri ino myanya ikazana ingesi, wajya ucomeka ugasanga biri gusaba ko unyeganyeza cyane gutya, wajya ucomeka ugasanga birasaba uburyo bwo kuba watsindagira cyane, kubera ibi binyenzi biba byagiye muri ino raronje yawe. Rero ino raronje reka ariyo mberekeraho, tugiye kuyikora mbereke uburyo ushobora, naberetse uburyo bwa mbere bayihambura, urakenera ino toronovisi, wamara kuyihambura ugahita ufata imbuma nta muntu utayizi, ubundi ugahita ushyiramo imbere, ugahita wongera ugafata aka gapfundikizo kawe, ubundi ugapfundikira. Ariko mbere yo gupfundikira urabanza ukavanamo bino binyenzi, urabanza ukavanamo iyi myanda yose. Urabona iyi raronje iba irimo umwanda papa, iba irimo umwanda cyane rwose. Noneho twebwe yanapfuye, ubwo nyine abazi no kuba babasha kujya gukoresha raronje rwose, amafaranga muba mutakaza ni ay'ubusa. Noneho na ba bantu mufite raronje ziba zarapanutse, ugasanga raronje zanyu zifite imyanya yapanutse, wajya gucomeka ikintu ugasanga umwanya wawe wa raronje urapanuka, urashyiramo ikintu kigahita kivamo. Nta kindi rero, iyo umaze kuyihambura gutya, urabona gutya twayihambuye, uhita utangira kwegeranya tuno twuma gutya. Ni ibintu biba byoroshye rwose, nyamuneka utangira kwegeranya tuno twuma, iyi myanya ihita itangira kwegerana. Imyanya rero iyo yegeranye ni ibisanzwe kuba wahita ucomeka ikintu kikajyamo byihuse, nta kindi bigusaba rwose, kikajyamo byihuse. Urabona iyo ubanze kwegerana tuno twuma, ni uburyo bwo kwirinda gukweduka. Hano rwose uhita ucomeka neza cyane, nta n'icyo bigusabye. Noneho ikindi tugiye kureberaho twebwe nuko icyo tugiye kureba, ino raronje yacu yarapfuye. Iyi raronje yacu ntago yaka, kandi natwe ntituzi impamvu iyi raronje itaka.
udafite apareye nyamuneka sinzi rwose ko byakunda kuko uba ukeneye gupima kontinite. Ubu tugiye kureba dukoresheje apareye yacu, turebe dupime umugozi, turebe impamvu raronje yacu itaka. Rero iyo ubu iyi bayita apareye cyangwa multimeter, ko wayita uko ushaka. Ariko twebwe iyo tugiye gupima, iyo ugiye gupima ko umugozi ari muzima, urabona kano kantu, kano nzengurutsa, kaba kagomba kujya hano handitse place kuri no muhondo, hano bahita kuri kontinite. Hano niho wakwereka wapimira ko umugozi ari muzima, hano niho wapimira ko telefoni cyaka cyangwa yahiye. Aha ni ahantu hakora cyane. Noneho iyo ukojejeho hano, urabona dukojejeho kuri ino nzira, urabona turakozaho kuri izi nzira ebyiri, turakozaho hano gutya, niturangiza dushakishe ino nzira ko igera hano. Turabona turakoza hambere, nta kundi ubyumva rero ino apareye irasona. Turakoza kuri ino nzira ya mbere, dukoze kuri iyi, uri kumva ko irasonnye, urayumva ko iri gusona. Iki gihande ni kizima, iki gihande cy'uyu mugozi wacu ni kizima. Ugomba kwiga gukoresha apareye, irasona rwose, iki gihande ni kizima. Noneho reka dupime n'iki gihande, kadupime n'iki gihande turebe ko ari kizima. Uri kumva nacyo ni kizima, umugozi wacu nta kibazo ufite rwose, umugozi wacu uyu mugozi ni muzima. None se biri gupfira he? Biri gupfira he ko kuba raronje yacu yabasha kuba itakwaka kandi umugozi ni muzima? Kandi icyo tureba ni ahantu byacitse na hamwe rwose, nk'uko ubibona nawe, ni ahantu iyi raronje yigeze icika. Rero ubundi buryo bwo gusuzuma, tugiye gupima ino myanya icana, turebe se iyi myanya icana, iyi nk'uko uyibona niyo yagize ikibazo. Urabona rwose iyi myanya yo yaranapfuye, ntabwo ikandika usibye uyu umwe urakora. Iyi myanya yo ipima gute? Urabona n'ubundi ni ya kontinite turi gukomeza gukoresha hano kuri apareye yacu. Turakozaho gutya, uri kumva gutya hano biracanye, tukamanure gutya, urabona ko hano birajimije, uyu mwanya ni muzima. Reka turebe n'uyu mwanya wo warapfuye, ntabwo ari muzima. Uyu mwanya warapfuye rwose, ntabwo ari muzima. Reka turebe n'uyu warapfuye, si muzima. Rero iyo dusanze iyi myanya yacu yarapfuye dukora iki? Nta kindi dukora rero, iyo tudafite uburyo bwo kuba twasimbuzamo tuno tuntu, tudafite aho turi budukure, tuhita dufata ino myanya yacu tukayigira diregite. Nta kindi, iyi myanya yacu tugiye kuyifungura, nitumara kuyifungura tuyigire diregite, ijye ihita yaka diregite rwose. Ukenera udusinga, ni ibintu biba byoroshye cyane. Turaza gukenera udusinga, ni ibintu biba byoroshye cyane. Ubundi turangiza iyi myanya tuyigire diregite. Gukora raronje rwose biba byoroshye, wageze hano ku isomo teke, ni ibintu biba byoroshye kuba wakwikorera raronje. Twabonye ko imyanya ari ibiri ifite ikibazo, n'uyu n'uyu. Nta kindi rero, tugiye gukoresha utu dusinga kugira ngo iyi raronje tuyishyire diregite, ubundi imyanya irangiza ikore. Utu dusinga uradushishura nyine, urabona utu dusinga uradushishura nk'ibisanzwe, twagashishuye. Iyo umaze kugashishura rero, urabona uhita ufata uyu mwanya, niwo uba ugomba guhuza n'uyu nk'uko ubibona. Tuhita dufata agasinga kamwe gutya, turakazinga gutya rwose nk'ibisanzwe. Niturangiza ukazinga, ukazingireho gutya,
biroroshye nyamuneka, turakazingiraho gutya, icyo uba usabwa ni uguhuza ziriya nzira gusa nta kindi. Urabona uruhande rumwe twaruzingiyeho, tugiye no kuzingiraho runo, uru narwo reka turuzingireho, ubwo hano turahashishura cyane, aha naho tugiye kuhashishura cyane kugira ngo tubazinge neza cyane nta kibazo. Okay, aha naho twahashishuye, aha naho twahashishuye, tugiye kuhahuza nk'ibisanzwe. Shaka udusinga dukomeye nyamuneka, shaka udusinga dukomeye kugira ngo uhuze zino nzira uyishyire mu buryo bwa diregite, kuko ziriya swici uba utari buzibone. Urabona umwanya wa mbere turawuhuje, ubwo rero tugiye guhuza n'uyu wa kabiri, biba byoroshye. N'iyi nzira n'iyi uhuza ukoresha agasinga, ni kano hano na hano uhuza ukoresheje agasinga nk'aka. Urabona n'iyi nzira twayihuje, tugiye guhuza n'iriya yindi rwose nk'ibisanzwe. Numva uri mu ngoma za zanjye. Ubu ndi gukora raronje, gukora raronje gake gake. Aya umuriro watugushwanya gusa. Noneho urabona inzira zacu zose tumaze kuzihuza, icyo tugiye gukora ni ugucomeka, tukareba ko raronje yakoze. Urabona raronje yacu yabaye nzima, dore ngiyi iri kwaka. Urabona raronje yacu yabaye nzima, ubwo rero nta kindi uhita ukora, uhita usubizaho ka gakava nk'uko. Urabona raronje yabaye nzima rwose, yakize, yabaye nzima. Umara gusubizaho kava yayo, ubundi ugahita wongera ukayifunga, ugasubizamo utuvisi.